Nsuzo ndi mugufiya nagaruka kuri rutambi yawe waje munsi mu bigaragara ukoze nuko hano ngaho uhagaze byasaba kuza bareka turebe oya da ubusa singusumbye sengusumbye da none bisaba ngo wowe uri hasi yanjye ariko nzovu reka kubita inkonje mu mutwe bakagufunga zira ariko si nk'ubu nzovu hari akantu ni bagiye kukubaza kamwe kandi kari n'ingenzi kugira ngo nkakubaze nk'ubu ngubu reka mugani bakavuzeho nubwo nanje mwese mukabaho ntakanonosoye neza cyane uramutse upfuye none ukumva ngo bihuriyemo birarangiye akese ubundi nzovu mbwiza ukuri ubyamanira aho ngaho nta gakingirizo rimwe na rimwe kuko naracunze bura gakingirizo sinjya mbona agakingirizo kankwera ngewe kubera iki ngewe ngo kugeza ubu ngubu nta muntu tubana mba mu nzu ngenyine umugore wanjye abikanombe icyo gihe ngewe ngura icyo kibirayi kimwe nkagura miti za 200 nkagura agakoroboyi kubuto iwanyu haba agakoroboyi udukoroboyi agakoroboyi musoso ntuza soso tomate nkagura agakoroboyi kubuto bukageze kuri 200 cyangwa 250 nkagura n'agatunguru nkakaranga agatungu kagashirira nkamena mu birayi nkarya neza ukarenzaho iki cyo kunywa akeshi nose narazigabanyije akeshi ariko umitaho kanose kamwe kugira ngo ibihe bimanuke cyangwa n'abana bafite amafaranga nkarenzaho igikombe cy'amazi cyangwa ukikopesha cyangwa kwikopesha n'ibibura bashaka kugufata mu mashinga gutya bakakuniga bagahita bagufata gutya ni nk'uko wafata nuko zikandukajwigiriza kandi ariko nzovu reka nkubaze n'izina ibaze nk'ubujwigiriza ukabona ndagiye byagenda bite gucujwigirije ukabona mise bihuriramo neza ndagiye nabibonye none nikanga yuko nimba mu kabari hasigaye habamo turatuzi duturuka hejuru nagize ngo ngiyewe nibura ndimo gukaraba nyabutse gatoya mbona ni cya Primus imaze gushiramo afata ya Primus ayikubita ku gikuta ariko se ku gikuta nyiri kabari yaramfashe andeza kontwari gutya amaze kundenza kontwari nese ngwa mu cyumba kiwe ubwo mu cyumba kiwe kiko amahirwe nagize harimo undi muryango usohoka kujya kuri toilette nese nirukanka nikubise hasi inshuro zigeze muri 5 uri mukwe ndimo kwepa mama kwini yakwica no umugome ariko namenye ko ngo na sim card yayikwambuye yarayinyambuye ariko ndimo kugenda mbona yanjye n'ubwa mbere usibye no kuba ari n'ubwa mbere duhere n'ubwa mbere namukubita higera nje nanamubonaga kukura nabuhanga nkagerawe ngo ni uba wishize bugufiya nkagira ngo nani muremura ariko n'ubwa mbere muye nawe n'ubwa gusa ariko nanone ikindi kintu nabwira abantu nzovu bura ndishimye cyane kuba muye nawe bura aka kantu kabaye nako none agatekereza gacana uko buca bukira ngenda mpuna n'abantu nyine bagize ubwo nzovu ubwo narenze ngo njana ndamubona uko nguko gusa nzongera kugira gute gucakirana nawe ubwo n'ubwa mbere mbese ubwo ariko unarebye mu mutima gwanje harimo ibineza neza byinshi cyane ikiriho rero nibyo ndibavuga ngo mutinda rotaga ari kujya iyo uzi ko ikintu kitazaba no kukirota bujya bivaga kure usibye kubona nk'Imana ivuga gatendo ukajura twumva nko mu bitekerezo cyangwa se uricara ukumva rudutekereje ariko nta kuntu warota wicaye muri leta cyangwa se wayubatse kandi uzi ko no kubaka karuri kamabati 10 utabishoboye byarakunaniye ndagusuje cyane mwifurije ibihe byiza kugubwa neza cyane wo kunda Iris TV ndizera kumeze neza no munsi wa hatari no munsi mwiza mbamzi ko iyo nabazaniye abatumirwa beza bibari fresh ndi kumwe na nzovu ndetse ndi kumwe na Nsabi mwaramubonye ngira ngo abamuzi kuri Iris TV mwaramubonye nagiye kumusura Musanze ubushize muzana Nsabi mukuru we Nsabi mu gakino nzovu umukuru ninde nzovu reka nkwakire umukuru ninde umukuru wese urabona ari kabaro ese kuki uvuga ngo ni mu wansabe cyangwa ni mukuru wansabe nta bwanwa wagira ntaki ameze ameze urabona abadamu nta bwanwa bagira ameze nka nyina wamubyaye ariko kuki umuza n'abantu igihe cyose badafite ubwanwa bona ngiye maze kumera imisatsi ngahe 2 ariko hari umusatsi wa gatatu ntaramera umusatsi utukura nawo ubaho uramusatsi uba akenshi ariko uzawugira ugize nk'imyaka 70 nshesha kangwe 2 urabona nameze imvi
nsigaye mfana APR kandi nafanaga Rayon ariko aya nubwo nameze Onyakirira Nsabi. urakoze petit frere umeze ute ndakwakiye mu izina rya Yesu Kristo kuri tubicano y'umuvandimwe wanjye bita Burese turi hano kuri hoteli bita Zebre hano iyo icyo kurya kiba gihari umva Nsabi biriya ibyanyu murya mu ruhengeri bidatonoye uziko nagiye mu ruhengeri inshuti yanjye ifite fuso ikankubita ibirayi ntibajya bahata n'ibirayi amaganda hamwe n'imyungu naniye nk'agaca agaca bye narahiswe ndahitwa noneho nanjye ndashaka yuko diarisha mwakiriye mu izina rya Yesu Kristo petit frere umeze ute aho uturutse mu ruhenge yaritemye sabe impamvu bure ari gubura kuhuragura ku magambo gose baga warari ifiriti ntabwo zibigezweho mucari wacu ewe data mana yanje ndakubwije ukuri ngewe nzovu ntago bahura amagambo bahura ibishyimbo urabona ibishyimbo urabona ibishyimbo bafata inkoni bakabihonda habeze utegikangamo ikibando kandi babyita guhura nge mbagira inama ndabaruta mwabana mwe Sibu Nzovu hano haramutse hari ibishimba akangari bakira bitikuru bihure ubinoze neza urumva wakubitamo nk'ibano nka magana ngaye akangari ngewe nahura ibyo nshoboye ubona akangari ni ibishyimbo byinshi nagabanyamo udutwaro nkabanza nkakwita agatwaro ka mbere nkagira gutya karangira nkafata urabona mwebwe mufite imbaraga dore ikibazo warangiza kamwe wagiye rero ntuwaba ukiri umuntu njya hehe se byaba byahurije byihorere yewe data murakomeye cyane rero turakomeye hano mu mujyi wa Kigali none saho ko njaga ndumva ngo ubuzima ni bugufi ariko ndi kubona n'abantu nabari bagufiye ubundi vipi ngo vipi ushatse se kuvuga arya babyita ngo iki biriya mu gitoge basigaye bakora imihanda vipi hari vipi hari kandi uravuga vipi uziko kera mu myaka yanjye mfite hari kariso nambaraga bitaga vipi none yajyaga gusaza ugasigarana umushumi wo hejuru bayitaga vipi mu myaka yacu kandi muri reka ndebe hari nko mu 1980 kuko icyo gihe nigaga umwaka wa mbere 80 iyo kariso bayitaga vipi ni ukuri kw'Imana mboneho no kwibutsa abantu bafite imyaka nk'iya Nzovu mwibuke iyo kariso bitaga vipi naho ngo hasigaye hariho ngo za boxer wasanga sabe yambaye boxer sabe subara yambaye saura yambaye ariko tuvugishije kuri uvuze ku by'ikariso kuntu kera yambaraga bitaga vipi none siyo vipi wambaraga ko twumvisha ko yakindukaga ico hasi hejuru kigasigara cyasigaga ari umushumi wasanga uri kiremagamo umukandara rero kandi umva ko ari kariso umukandara ubundi nta mu buzima tuje twumvikana tuje tuvuga ibintu tubinogirize kandi cyane dushira ibintu ku murongo tunabyuzuzanye neza cyane nta muntu w'umugabo uje wambara ikariso bagaho ariko nawe ndeka ngwensa ngenda kubyiza ukuri abadamu b'iki gihe cyangwa abakobwa nibo batajya bambaye iki amakariso kugira ngo bahumeke neza ngiye nakubwira nk'abantu nka batatu ariko sinshatse kubavuga ntabwo ari byiza imbere ya kamera ariko buriya Nsabe ese Nzovu wamenye ute ko batambara amakariso ngewe hari umuntu na bomoye ngiye kumubomora yazamuye ibigutiya nanjye mpita nataka ariko rero nawe mubajije ikibazo kitumvikana ngo wamenye gute ko mwingo kubaga bambaye amakariso ubu si wakwirugura bazamana ngaramenya wapi uko yaba ari kugenda kose uko bambaye kose nta cyatuma atagucakira munsi inzira zo usangaga ariyo neza ariko ratiza akantu keza ko guhengereza urakomeza abereka ngwensa ibigendaga rata byabunuje mu gihe cyacu mu gihe cyanyu uravuze ngo vipi yagiraga gutya ariko twebwe cyagiye uravuze ngo wambazaga umukandara
mu gihe cyacu nta mikanda y'abagabo washyiragaho ikirere ubwo ni ikirere nicyo bapfundikaga mu mazu ikirere nkakizirika gutya nubwo nabaga nambaye ipantaro nakubitagaho ikirere ahubwo mwebwe imikandara ije mu gihe cyanyu. ese uriya mukandara yambaye nsabi bawita gute? Reka mwitegereze urebe neza cyane bawita rutambi. Rutambi kuko urabona imikandara urabona kera mu gihe cyacu hari ibyo bitaga ubutaduwa. Ubutaduwa bashyiragamo akantu kaboshye gutya mu mwenda, impamvu babyitaga rutambi. Uyu mukandara warawufataga wawushyira mu kataduwa ugahita ukongeza ukaka. Usuyu wakwa washatse kuvuga ko ngira nagura umurisi wakwaka uramutse ushyizeho umukandara koko wakwa. ahubwo dore ikibazo ngize ni kimwe, aravuze ngo kera bakenyezaga ibirere, nkibaza nanje ngo nzovu bwira gakenyeje ibirere bingahe, kandi uzi ko icyo gihe izuba ryahabaga ryinshi cyane, nkibaze ngo bwira gakenyeje ibirere bingahe. Reka mbikubwire, urabona kiriya gihe byari bikomeye, urabona mu gihe cy'izuba ikirere cyarumaga, ariko iyo wamenyaga ubwenge witwazaga amazi ukagenda utera ku kirere kibobereye niko babyitaga. Ku munsi cyo kwa nakoreshaga ibirere nka 3-4. Iyo najyaga kunywa umusururu aribyo bita ikigage, nkahaga nkazana kada cyakiye cyetaga giturika. Ako se nkibaza ngo nta n'imishumi zahabagara ku byonda wagusimbuza ikirere apana kuja guca. Imishumi mu gihe cyacu twambaraga inkweto bitaga tigana, zifite amano munsi, ntabwo zajyaga irasa nk'izi ngizi. Ahubwo abantu nkamwe bo muri iyi myaka bamwe basigaye bambaza rase. Ntabwo nk'urugero yakamwa nta mukanda ajya yambaza, akoresha rase. Ejo bundi ahantu twahuriye aribagirwa afata rase imwe y'urukweto arayikenyeza ipantaro, indi nkweto yari ifite rase indi ntayifite. Ubwo se byo twari twabyita ngo ukize kandi mana yanje, kandi ababwiraga ngo abanyakigali bose mubaga mwarabyibagiwe, umuntu w'umugabo arakenyeza rase gute kandi hari imikandara? Bira twabyita ubutindi. N'ubutindi ni ba bantu n'abatindi. Ariko ibaza igihe tugezemo, enda ku gihe cyanjye kuko ndi mukuru niho twakoreshaga ibirere, ariko nk'abana barimo kuvuka ubu ngubu cyane cyane nk'urubyiruko ari narwo mu Kanyanza kugira inama, ugasanga umuntu akenyeje rase y'urukweto rumwe, urundi rurafunze undi ntirufunze. Ugasanga rumwe yarurangaje. Ese nzovu niza mikoro gatoya, nahoze nibaza, nari naragushatse nakubuze yashize ibyumweru 2. Mama Queen ameza. Mama Queen ntuzongeye kumumbaza ibintu yankoreye ku nta hari ijoro rya bonani. Uribuka kuko uwo munsi nari nanyweye, nari kujya mu gitaramo cya Debeni n'amatike bayampaye, ndasinda. Mama Queen yafashe ikimene yanguriye icupa, ndasinda ambuza kujya mu gitaramo cya Debeni, ariko kuko tike zari zatanzwe bazivunjamo amafaranga bamaye 10,000. Nirabiguhaye ni Igisiraje Manibo niwe bari bahaye amatike, niwe wampaye 10,000. Manibo wa Igisiraje kabisa. Noneho mu gitaramo cya Debeni ntiwajyamo bukeye bwa ku itariki 2, uzi ibintu byambayeho yagenze gute? nagahomano umuntu wigire mu ndangamiro. Oya noneho Mama Queen twabonanye nimugoroba, none arabwitse Nzovu reka bagwe yantumye kwa murumuna we amafaranga 20,000 ndabimuzanira, nsanga amaze gukosomamo 10,000 nako 4,000 ndabyishyura mu 16. None rimwe muri ako kabari urabona yewe abantu barankunda bakajya gute bakanakugurira amayo bakanangurira. Umukobwa yaramvugishije, Mama Queen yese afata Primus arayinyuhagisa, ayimenaho arayizunguza. None ko sinabibonye, none nikanga yuko nimba mu kabari hasigaye habamo turatuzi duturuka hejuru, nagize ngo ngiyewe nibura ndimo gukaraba, nyabutse gatoya mbona ni cya Primus imaze gushiramo, afata ya Primus ayikubita ku gikuta, ariko se ku gikuta nyiri kabari yaramfashe andeza kontwari gutya
amaze kundenza kontwari nese ngwa mu cyumba kiwe. Ubwo mu cyumba kiwe cy'uko amahirwe nagize hari harimo undi muryango usohoka ujya kuri toilette. Nese nirukanka nikubise hasi inshuro zigeze muri 5. uri mukwe Ndimo kwepa mama kuni yakwica no umugome. ariko namenye ko ngo na sim card yayikwambuye. Yarayinyambuye ariko ndimo kugenda mboni yanjye y'abantu bampamagaye niwe wita. Indangamuntu gute ko yayiteye muri toilette. Yayiteye muri toilette. Mbese uzabigira utubungu. Shabyihorera. Ejo intuza inomero y'indangamuntu nagiye kuri MT barayimbwiye ngiye gushaka igisimbura indangamuntu rwose nongere mb'umunyarwanda. Abwo reka mbwire aba bana bansabe barimo kuzamuka Mungu wanjye ntuzajye mu ndangamiro kandagiraho cyane ariko kandagiraho ewe data we ubu ndi kuri kandagira yibuka igihe twe turi muri guma mu rugo hari icyo bitaga kandagira warakandaga gutya utuzi tugasohoka ugatangira ugakandagira kugira ngo nkasabe utamwanduza corona. Indangamirwa icyo ari cyo indangamirwa ni Musanze zirahaba. Indangamirwa rahajya ni ikiramana yanje uvuga gusobanurira nsobanurira mwa mbega warashaje umaze kugera mu nyine ndashaje waragiye wararangiye gira mbwira indangamirwa ni ibiki warabijyaga wowe uri nk'umwuzukuru wanjye nakugira inama. oya da none wabunyicaje cyane kandi umwuzukuru wawe nyawe wese wowe nyine uri umwuzukuru wanjye kugira ngo ndi wavuga ngo umwuzukuru wawe. Umwuzukuru si ukuvuga ngo papa wawe ngo naramubyaye bitewe n'imyaka mfite niyo ufite waba umwuzukuru. ubwo mu bigaragara wabyaye umwana nawe arambyara. ubwo ndi gushatse kuvuga ubwo tukabana ngo ufite imyaka zingahe kandi mana yanje ngewe kugira nemere ko n'umwuzukuru wawe ngewe imyaka mfite ariko rero navutse batema amasaka. wavutse batema amasaka. none sinzova nje kibazo mfite ni kimwe nabo umwuzukuru wawe gute kandi nje mbona ndi muremure kandi nkabona ukiri munsi y'intebe. Erega nicyo kibazo mfite mana yawe ukavuga ngo ndi munsi y'intebe baca umugani mu Kinyarwanda indi byara mweru na muhima. ubwo ndi muhima uri muhima nyine. ubwo mweru ninde uri mu karere ka Nyarugenge. ahubwo nkongera nkibaza ikindi kintu kimwe gusa nzovu none mwana turi kuganira sibyo ikintu kiriho rero nkibaza ngo umwenda reka tubarwenda ngo nka papa wawe nka nyine nka papa waguhurutuye nkibaza ngo wakubyaye ntago bamurutuye barakubyaye reka tubyemere. iyo uhurutuye ikintu ugihurutuye ushobora guhita unakijugunya. nkongera nkibaza rero kuko bahurutura urana iyo umuntu yariye cyane nkamwe muvuka imusanze mu ikintu bita umusururu mwakwitamo birabira ibyanyu bidahase murahurutura. iyo mugiye guhurutura toilette mushana kwizuza iminsi 3 ariko nzovu urimo guhurutura vuba nzovu ngiye ikibazo rero hari utuntu uri kujura vuga uru nkumva nanjye meze nk'una kandi kantu gashaje ujye umenya ubwenge aho ukorera ikintu kiri uravuze ngo tukajya ngo ibintu by'ibirayi tugaheregeta ibintu murahurutura ikintu kiriho rero ubuzi ko buriya agaciro mfite Musanze ntago wakagira inaha kuko mu cyumweru kimwe umaze guhurutura kangahe imanza byumve neza nkubwira ariko uzi ko baranafumbira hegitari yose yuzuye hariya biriya bintu musigaye muhurutura ngo bisigaye ngo byabaye ifumbire iriya ni imari ikomeye cyane. rahira ubu ifumbire yawe usibye kuba wateresha imyaka zikarumba nta kintu yamara kuko nta vitamine urya nta maganda urya ntaki ahubwo regeta ibifiriti nibi reka njye nkubwira nsabe none se ubundi vitamine ni iki kankwibaza vitamine ni iki vitamine ni iki ku buryo uvuga ngo abanyakigali mwebwe abavuka Musanze ngo mujya vitamine kandi tugire vitamine rero nshatse kuvuga dore ni ngiyi ubundi vitamine ya nyayo yujuje ibyangombwa yujuje n'ubuziranenge kandi bwinshi cyane ubuziranenge. fata ico kirayi cy'amaganda byumve neza nushaka maganda sense of azicari maganda nta amaganda reka tubare wandi birayi amaganda ngewe kera bitewe yuko naho navukaga aho bita Inyanza ibyo twitaga amaganda ne byari bijumba mbona no gukumbuza abantu ba kera mwari ikijumba bitaga batamu cya ikijumba utahataga waragitonoraga cyangwa ukakiriraho cyabaga cyafashe muri za nkono z'ikinyarwanda kikajya kigashirira bakita icyungu kugitekamo imyumbati n'ibishyimbo kuko urabona mu gace k'iwacu ntabwo abizi kuko mu gace k'iwacu ntabwo bajya bahinga ibirayi
ariko nzovu nubwo uri uwa kera cyane ariko nanone ibyo ngibyo iwacu biracabaye batamu namwibayo mana yanje mumbwirire shansa ariko rero nzova aba yasuzuguye umuntu nakubwiye ngo nujura abona umuntu ari muremure ari hejuru cyane ujura amenya ngo n'ibitekerezo babiri hejuru cyane oya wundi ubahe igipande kimwe ntunyubahe wese ubahe ubwo katamo kabiri ubahe wenda ico hasi gusa cyangwa ico hejuru ariko nanone ibintu uvuze ibintu bitazambata uvuze ngo yubahe igice cyo hejuru cyangwa icyo hasi mvuze ngo igice cyo hejuru wenda niyubahe ico baresha ngo nahagarare nahagaze nk'urugero ko wansuzuma ndi mugufiya nagarukira kuri rutambi yawe waje munsi mu bigaragara ukoze nuko hano ngaho uhagaze byasaba kuza bareka tuye oya da ubusa singusumbye da none bisaba ariko wowe uri hasi yanjye ariko nzovu reka umushatse nakubita inkonje mu mutwe ariko nzovu kandi nibyo mvuga ngo uri simbukuruzaga hano kiyo hejuru reba maze unungarira hano hasi turebe manano nimanuka ndamutse mvunitse se uramutse ukindutse nawe abantu nk'abo bakindukaga reka reka dukinduka twebwe n'imyaka 100 turayimara abantu baturanye n'ubutaka ntabwo tujya ariko mwanzovu Chakora wavuze ku by'imitsatsi 3 ubwo gwa gatatu nugura mukaguru shaka wakwigendera nkubaye nk'umwana wanjye woma nanduka rero twumvikana ntureba urako muri kuganira nk'abaziranye ubu rero dore kuri kubireba uko nguko meze nk'ufashe meza ngatereka igikosi ubu kibi kimeze nk'igikombe nateretse hano kwa kagatima ubundi reka tubare ko ndi kunywa gacaye akonzobona none igikosi kuko ari kigufiya igikosi kuko ari kigufiya urisugereka ku meza uyu rero anyibukije hari ubugabo bw'iwacu butatu nabwo buresha nk'intuzi ariko nzavu ko biri we abusumbamo gake yacana cyangwa bwari bubiri oya bwari butatu ariko imiryango oya nabagabo batatu oya babagabo bara nabagabo nagaru ubugabo nabagabo bo apfemo numwe Andrea ubwo mu bigaragara ko byagenda kose numva nabo bamenyaga namba muve ndi bara nabagabo bafite abuzukuru ana yanje nigeze no kujya kubasura ndababura imana izikurema koko akonzovu anyibukije ba Andrea babaga bafite n'abagore beza kabisa ubundi wowe nireba ngo ukoresha ngo abakobwa bagukunde cyangwa abagore beza nk'aba mama queen reka nkubwire bureze kangiye nkubyiza ukuri inyanza twebwe turi imfura nta kuntu wafata umuntu ufite icyapfana na musinga ngo umusuzwe niyo mpamvu nanjye njya gushaka nashatse ahantu bita Itabagwe shaka umukonyine usibye ko buriya nahuye n'ibibazo bofure wanjye ntabwo akiba muri iki gihugu cy'u Rwanda sinshatse kumuvuga izina ari hanze ura ni bofure wanjye ase koko utatubeshye washatse koko Nyagatare Itabagwe hariya hari cyo kora kuva nashaka uwo mugore sindajyayo kuko ngo batera ibyo bita imijugujugu urayizi nese bo gwagufata imijugujugu ariko nukavuga ibintu bidafatika nawe imijugujugu agira ngo ni inkoni bahita bamukubita ngeze ngo ni imijugujugu ewe data we imijugujugu ni inka bagira gutya aho inkoni igarukiye ni izabo usanga zishobora kuba inka 15 20 bari n'abantu borora niyo mpamvu iyo ugiye gushaka umukobwa wabo ntago watanga inkimwe nk'aba ngaba batagira inka bo bagira ibyo kurya hari iwanyu muri inka zirahari ariko rero ese gahugagira inka munyarwanda ni hari ariko ubundi sinzovuheruka Musanze ryari mu majyaruguru iwacu mu Ruhengeri maheruka hari hoteli bitaga singiye kwiyamamariza n'ubundi barayisenye barayirituye bayita Texas nageragaho nkajya kwishakira ubu nk'umu bigaragara wakugeza mu Ruhengeri bisaba gushaka umuntu urakuyobora mu bigaragara se buruzi umuntu uyobora se bayobora umuntu ufite ubumuga bwo kutabona nawe bara nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutamenya yaja nabyo turabigaruka ngo ngiye ndimo kureba noneho niwe bitabijiyobije bijiyobija yewe niba nabijiyobije ndabyibuze n'izina gusa ariko yo yaba bijiyobije kuko yose bijye ushatse kuvuga ko Musanze nzova tamenya haje nzovu ubu tuvugana aka kanya kangaka baramutse bagushije ndareka dusapose dawe nabagushije mu kiraga isoko kinini cago yiko cyagiye urutese ucu cago yiko ntago cahirime kandi wumva nabi nyama cyarahirime oya kirahari kandi cyane ndaramutse ko wenda reka dusapose ko ifite ahantu ho kwinjirira hagera nko muri hane bagushizemo nubwo bakunyuza urareba nyine uturutse guca Kigali ubwo bakwinjiriza mw'iryo rembo wenda ringaniye aho ngaho ico nzi cudasohokeye Nyamagomba urahamenya gase nyamabongo bana yanje
ahubwo njyewe kugira ngo njye buriya bibaye ngombwa ndi hari iwanyu i Musanze njyewe nasohoka ngana hehe hariya bita ingagi bahita ngo iki bayita mu Kinigi ozo umusuru waho ariko ntabwo binarumvikana ntabwo waba utarawurituye ariko se Nzovu uherukayo ryari muhe mwaka yewe ntaheruka mbere ya bonane nko mu kwa 12 mu kwa 11 2024 kumva ni kera cyane ni kera kuko uyu nguyu n'ubundi niho atuye n'ubundi niho aje aturuka ariko Nzovu buriya dore ikintu kibabaje rero wari wahura n'umuntu kibabaje se njye napfushije komanza wumva umeze nk'uwagiye njye napfushije erega buri kintu kibabaza umuntu nuko muri famiye ye cyangwa mu nshuti ze haba havuyemo umuntu njye ntacyo kijya kimbabazana nabikubwire mwebwe Musanze murababara none se ubu mama Queen akubenga ntago wababaye ariko umuntu aranyuhagiza byeri njye nanamukumbura nashaka zambenge agira ati njye sinshaka gusubirana nawe ariko nibiba ngombwa nzamushyingura uyu nguyu muheba abantu umva ko unyumvire mana ya nyumvire ubu ntubaraga nkamubazi weho koko none ngo reba nawe Nzovu ukuntu bura nubwo yayigucubanuye ubundi yabara gucubanuye nk'itatu cangine ibaze umuntu wifasha akaba yakugurira ikaziye yose ya byeri cyangwa se yamitsenye cyangwa se yaturbe cyangwa se yake zose ukazisuga mw'ibyo bifu byawo ugakomeza kugongomera agafata akagafata kamwe kagacuba hanije yabikoze none ari nk'ibyishimo ari kuvuga ati Nzovu rwose ko byahinda kose kuva amaze guhaga reka nuko mutatsi guyenyira gute ngo bura yakujanye sauna reka iranangwe sauna yakujanye sauna ahubwo menya yaribagiwe yuko urabona mu bagaturika ngiye ubwo mbaherukamo bakubatizaga ku gahanga nimba yaragiye kumbatiza ubona bakumenaho utuze gutya nese batuvuge yaragiye kumbatiza ese mu bagaturika abagore barabatiza ko nzi ko abapadiri baba ari abagabo ariko Nzovu mu bigaragara ntago wese uvuga ati mana shimwe byibuze tutuzumanuriye mwaga amasaha tumeze neza cyane byihorere narakebutse nkamana ikivide cya Primus kindi hejuru sino nibiza kugira umwako bakakiguhombanyishara ubu ngo kugiza amasaha ntago mba ndiho twari tuzashingura kandi mana yanje twari tuza ayemwe usibye Nzovu ariko Nzovu ni n'umusitari Nzovu ni umusitari nibyo nanjye ntabwo nabakanye ikintu cyaba se Nzovu wumva ari bitaba Imana bizaba bimeze gute gereranya nko hanze hano ukuntu bizaba bimeze nzanipfiriye bizaba ari ibirori n'ukuri kw'Imana abashaka kunywa bagera gute urabona hari umuvandimwe wanjye bita Vava yitabye Imana ntabwo ari kuvuga ngo igihe cyose ngenze ubu nzabivuga nuko ari umuntu w'inshuti yanjye nzahora amuvuga igihe cyose famiye ntizamubabaze buri wakundaga umuntu ugomba kumuvuga Vava nagiye kumushyingura ariko aho wageraga hose ngiye kuko twari turi mu ivatiri twajyaga kuri polisi twari twarengeje aho umuntu umwe twavuga ngo turagiye nkavuga tugiye gushyinga umuvandimwe wacu polisi yo mu muhanda yahitaga ivuga iti twigendere tugeze Nyamasheke none kandi ari amafuti ariko bakakwemerera tumaze kurengana bita Kibuye twinjira mu karere ka Nyamasheke twanyweye byeri tunywa byeri amuru kumusezera oya nta kibazo rega buriya kuba unyweye agacupa kandi bitewe n'urugendo twari twakoze kandi tugana kujya kumushyingura ntacyo bitwe birabintu ntacyo no gutwara wanyweye se umushoferi ntabwo yanywaga hanywaga abadatwaye ngo hanywaga abagenzi ntabwo twabahaye uravuze ngo uzashingira ngo Nsabi ngo umushingire umukobwa wanjye se Queen mama Queen nako ya Queen si umwana wanjye irani indangamirwa Queen afite papa wiwe ariko nanone mfite umukobwa mwiza bye ubi i Kanombe bamwitira Dukunda Sandrine ariko Nsabe ntabwo namushyingira umwana wanjye ese Nsabe urabona mwaye nyamara namujana ntacyo mwaye ariko ikibazo kereka yemeye akaza kuba i Kigali akarya agafiriti akarya makaroni akarya ibaza umwana wanjye agiye kurya birayi bidahase umwana wanjye akaza anywa ngaca ariko none se ubushake ntari naho barahatarega cyeka banje kubinyemera akakanya none se Nzovu ubu ngubu reka tubyemere undi reka mve mu majaruguru nzi naho i Kigali niberewe menyera ifiriti
kugira ngo nzabone uko njyana umukobwa wawe muhubure wawe mujani wanje ubu ngubu muhubure oya mukuri wawe reka tubifate uko nguko ubu saheze ubu noneho ubu tuvugana naturetse mu majaruguru iwacu mu Ruhengeri ntabwo ndasubirayo ngomba kuba iwawe nka gifiriti impaka menyereye kugira nzabone kugira gute gurudukana umukobwa wawe urantunga igihe kingana iki kugira nanjye wanjye kubera amafiriti cyane so wavuze ngo ntinamujana mu majaruguru kandi magandi rubaka magande murya byinshi nabira bishyimbo ikigali turya gafiti gatoya nsaba nge ntago nagutunga iwanjye oya nimba nyine na nubundi mu majya gucura se shabyihora ubwo se umuntu wamenyereye amaganda akamenyera bya bishyimbo bita inkarago bira mu mujyi twita mituyu urabona umujyanye wawe wabona ifite imuhagije ese ujya ugura mituyu nawe shamituyu Kigali aho mba mu Gashyekero turayigura ariko mu Gashyekero ntaganayo hari na cana imwe yahaye ya Kamwana ibishyimbo mu gashashi bita mituyu hamwe na voka uko yakamwana yishimye ngo ngenda ashima ngo yitubica nigabura neza umuntu aguhaye kwitubicano aguhaye udushyimbo twa 200 aguhaye voka utangiye gushima ngo iyo yutubi ngo nigabura neza ngaho Nsabi mituyu wamenye icyo ari cyo oya none se aho ko reka tubako ka mituyu tukihoreye ari kuvuga ngo yakayashimiye abantu bamuhaye mituyu n'ibintu ntuza navoka sinavoka rabura wavugagara numvisha nawe uvuga uko byagenda kose ngo abantu baguhaye kurogati n'uburoso bwo kwiborosa buno wabashimiye erega bura kurogati ntago byari ibiryo bagira ngo ntangire umwaka ndimo kuborosa amenyo ntangire umwaka mfite isuku mu menyo harabona geragaho ugasanga mfite impumuro imeze nko muri toilette mu kanwa kanjye karanuka nabi bakitaga agahuyu ahubwo agahuyu iyi na agahuyu nawe urabeshya agahuyu nakifu y'imyumbati ahubwo mbonera kubwira abantu aho kugira ngo uzaze ujya muri kwasteri ugende unukira abantu wakwiboroshije koko ariko nzovu wari wahura n'umuntu mu gitondo cya karekare cyangwa se saa sita yahumeka guca muri kumwe kagira ngo igihanga sigara cambika bote neza neza bire babyitaga ubwangati wabaga ari umusuzi urabona umusuzi oya buriya rero burezeka nkubwire umusuzi hari habugenewe uvuye hehe ni mu byo uba wariye igifu kirabisya noneho bya bindi bibi bigasohoka umusuzi nawe babyita guhumeka ni imyuka ariko itari ya myuka ya fuso cyangwa kwa Steven iyo ifashe feri birava ngo wabibaza uyu nguyu ukunda kumanuka buranka ni buranka hariya sebwo ibaze nk'umusuzi uruteye wari yifiriti mana yanje ubwo bagumeze gute oya uri urahumura uri umusuzi unuka cyane ni wundi wariye inkarago cyangwa ibikini bike ariko miti ntago Nsabi yansubije oya miti ndayimenya gaca ariko impamvu na n'ubundi miti ukuyimenya kose nuko uyumvira handi wenda reka mbifate ko mbyumviye kuri Nzovu mu Ruhengeri nta miti uzihaba bo barahinga bagahinga ibishyimbo bashaka guteka ibiro musobanura miti y'icyo miti yo n'amayinite ariko miti yo sa amayinite ni ibishyimbo bateka bashaka kugukubita miti ya 200 miti ya 200 ubwo se baba ariko babara kuri buri shimbo buri ku gishimbo bakabara ngo kimwe nago babara ngo igishyimbo kimwe 2 3 4 5 bakoresha hari utuntu bita bimeze nka birabyiwanyu bita ibimamiro hano mu mujyi wa Kigali babyita ibirushi bashaka kugukubita ikirushe kimwe cya 200 ibya 400 ni ibirushe 2 noneho iyo bikubise mu biro 3 4 by'ibirayi usanga none ibishyimbo utangiye kubibara ngo kimwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ariko subwo ibiro 4 by'ibirayi Nzovu ubwo mu rugo mwabiteka muto haryo ubana nandi ko mama Queen yakwanze ngewe ngo kugeza ubu ngubu nta muntu tubana mba mu nzu ngenyine umugore wanjye abikanombe icyo gihe ngewe ngura icyo kibirayi kimwe nkagura miti za 200 nkagura agakoroboyi kubuto iwanyu haba agakoroboyi udukoroboyi agakoroboyi musoso ntuza soso tomate nkagura agakoroboyi kubuto bukageze kuri 200 cyangwa 250 nkagura n'agatunguru nka karanga gatungu kagashirira nkamena mu birayi nkarya neza ukarenza hiki cyo kunywa akeshi nose narazigabanyije akeshi ariko umitaho kanose kamwe kugira ngo ibihe bimanuke cyangwa n'abantu bafite amafaranga nkarenzaho igikombe cy'amazi cyangwa ukikopesha cyangwa
kwikopesha n'ibibura bashaka kugufata mu mashinga gutya bakakuniga bagahita bagufata gutya ni nk'uko bafata nuko zikano kajwigiriza kandi ariko nzovu reka nkubaze n'izina ibaze nk'ubu njwigiriza ukabona ndagiye byagenda bite guca njwigiriza ukabona mise bihuriramo neza ndagiye bakagufunga zero ariko si nk'ubu nzovu hari akantu nibagiye kukubaza kamwe kandi n'ingenzi kugira ngo nkakubaze nk'ubu ngubu reka mugani bakavuzeho nubwo nanjye mwese mukabaho ntakanonosoye neza cyane uramutse upfuye none ukumva ngo bihuriyemo birarangiye aka kanya hano wenda reka nta kibazo ahangaha uko byagenda kose icamba se uko byagenda kose unapfiriye ahangaha hagira abavandimwe bawe benshi cyane n'abatakuzi bakubonye kunuza runaka nabo bagira ahangaha nk'ubu ngubu rero haramutse hasohotse kumva haza abanzi wawe haza abakunzi bawe ukumva ni ingero nyinshi cyane zitandukanye zinyuranyuranyije haramutse hasohotse akavuga ati mba rero nzovu ugiye gukanguka wari wapfuye aba bantu bose bari hano ugira ijambo babwira warangiza wongera usubira iyo wari uri bihita bihuriramo wababwira nk'iki reka nkubwire sabe urabona ibyo ngibyo iyo umuntu yapfuye nta muntu urapfa ngo azuke usibye Yesu Kristo wenyine wazutse na Bikira Mariya ibyo bavuga ngo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ariko mbone ibyo bintu nyifurije sinshaka gupfira aha ndamutse mpfiriye aha ngaha bureze bamufunga na nyiri hoteli bakamufunga nawe bakagufunga nzapfira aha ngaha ariko napfiriye aha ngaha reka uwo muntu yagufata nk'ifidero hari ikintu nsaba kubashishe nyamara cyanya buno bintu mbaje nubwo ari kunca amazi uramutse upfuye tuvuge ariko bakaguha umwanya wo kuza ugafata nk'iminota nk'ingahe kugira ngo ugire ibintu usiga uvuze ku isi cyangwa ukoze ubwo tugaruka by'amasegonda makeya cyane ukagera kuko ati garuka gateya ugira icyo ubwira abantu bari aha ngaha gira icyo wikorera ndetse unavuge usiga ubabwiye cyo kwa njyewe bibaye uko nguko nabanza nkareba abaje kunshyingura nabanza nkareba abansuye ndi ushaka gupfa wari CHK nabanza nkareba abansuye CHK bangemurira noneho nababona mu baje kunshyingura babantu nkabashyira kuri koti imwe nkabanza nkabashimira noneho babandi bandi batansuye CHK nkabagaye noneho babandi bansuye CHK baje no kunshyingura nkabwira noneho mwabavandimwe mwe muzite ku rugo rwanjye nimba abana banjye bakiri batoya mubarihira amashuri bakure bagire gute banyitire ku rugo ariko babandi baje kunshyingura batagize bansura nabagaye noneho ubwo urakoze nyine igikorwa rero noneho nakuravuze urababwiye bazakwitira ku muryango n'ibindi byinshi igikorwa noneho nkuko wabona ugiye shaka kuvuga byose uragarutse Imana igwaye umunsi umwe kugira ngo wongere wipfire wakora iki nongeye ngaruka ubwa kabeze ubwa mbere urumva wavuze washushimira bakurwanyeho bakurwaje batarakurwaje nabwo kwahere washize ku ruhande watujugunye waturambitse ariko ntuzane ibyo gwitungwa n'uresi ngo wisindire uzi oya ngero mbona ko na oya ngatse kwisese oya indangamirwa ariko nyuma nkongera nkigendera ubwo se ugatse mu ndangamirwa urabona baravuga ngo icyaha gikorerwa mu mubiri akenshi nuramuka upfuye udasabye Imana imbabazi kiriya cyaha gishobora kukubuza ijuru ntabwo ngiye nahita ngaruka mu ndangamirwa ako kanya ntabwo nazaga ngewe ikintu kimwe ahita ukora kabisa kugira ngo wite wigendera ubwo ngubwo umugore wanjye twarasezeranye nabanza muri icyo gihe mfite kuri yose mbere y'uko nsubiraho mvuye namubomora wamubomora kuse niwaba umugiriye nabi mugira nabi gute se bomora uziko ari ukumena nese ko kumubomora ko n'ubundi nzahita nigira hariya ko azasigarana abandi bagabo barimo kumubomora kuko njye ntahari ariko nzovura ukumva ubu wasiga umugore bagasigara baramubomora reba ukuntu shabara babomora sabe umugore wanjye arashaje ushaje kuvuga ko atagamazemo mwana duza iki yagamazemo wavuze ngo ufite abana bagiye muri bangahe ubwo mu bigaragara ufite n'umwuzuku n'uwako wabivuze nabyumvishe yamaze ya Nyabarongo cyangwa mukungwa yiwanyu bamaze kuyavoma yose bamaze kuyavoma garamaze ga mukungwa rero gahoraho nibyo ariko amazi gatandukanye n'umuntu n'umugore ariko namwe ngirira mukungwa wagira ngo barayirose aho kukiwonye haba amadayimoni uribuka umupasiteri wari wivuye i Musanze wayigiyemo
story se ko ntayizi irahari yagenze gute harokotsemo umuntu umwe bari bahaye rifuti w'umukobwa we sinzi ukuntu imana yamuvugiyemo nimba yanyuze mu kirahure nimba yanyuze muri paraburize yahise yiviramo abandi bose bahitamo bajya mu ndani ariko mukungwa nanone aho ngaho urarimanganyije mukungwa ntabwo ari ndende cyane mujya kuri kaburimbo ntabwo munandutse cyane cyakora wenda umuntu waje amakaburizwamo ntabwo kuruta wapi ni wowe wiruta umuntu akuze imyaka mukungwa imaze ibayeho ntabwo wibuka ikipe y'iwanyu bitaga mukungwa FC ubusigaye yarabaye Musanze kandi bara iriya kipe igihe yashingiwe sabe wowe ikurusha imyaka oya da cyakora da mugani Nsabi nawe si muto ngo buri afite umugore wari ubise inzovu umugore sibura abona nje ntamushoborara umushobora umuntu aba ataramera ubwanwa aho kikibazo umugore wanje ko kiri agasirimu ko kiri gato yatwagurana ugatwara uwanjye se ngatwara wowe nka muri demokano mujaruguru bari abantu bo mu majaruguru barari Kigali ntabwo yahaba ngo mushobore kandi umugore we namuzana yaba ikibonge kubera ko yabagiye kurya yaba agiye guheregeta ntabwo ari ukujya no guheregeta wawe umpe mu cyanga agarutse sinazamushobora yaba agiye kurya inkarago z'ibishyimbo akagaruka arya mituyo ako nzovu banza utinya n'inshingano kuki utabana n'umugore iyo ntagahaha ntabihakana ntabwo ameze nka wamaranye umugore iminsi ibiri umugore mu gitondo yamwatse rasiyo aramubwira ngo nkeneye amavuta nkeneye kontegisi nkeneye ako n'agaciro ubonaga kontegisi urabona hariho abagore baba badafite akazi we wa mugabo wabyuka wigiriye mu kazi umugore ugasanga kwatse kontegisi burambwiye n'abandi bagabo ngire sabe mbere yuko arega kontegisi irapusha ibikenewe si posho hagera kontegisi barayirya se ntubayiheregete barayambara shansa uzaheregete kontegisi wenyine ewe data mana yanjye ubwo narigize ngo baraberegetaga oya ese nzovu kuki utabana n'umugore sasa ibyora kuki atabana n'umugore ariko uyu nuwo kubana kandi ngariba kuko ajura bazi ibibazo bigaragara nzovu ntabwo ari kubana n'umugore kubera impamvu ntabwo bishoboka ntawo watunga umugore ariko umuntu w'umugabo urirwa muri dondo ubwonko nubwo ari kubesha ngo gabyere ntayunywa dondo ubwonko ubu se naba njya muri dondo ubwonko bwanjye bwa bumeze gute twararangiye nawe ngahumva ubwico ni igiki kandi urutuye nzovu nubundi mvurya ko nawe reba ubugeri kuri uyu ntagiye imana yanje nzovu ashobora kuba arembye nyamara abashaka watanga nzovu watanga itangazo utari wagenda nase bimenye nkandi ngurabeho ndagiye itangazo ryo rirumvikana umuntu ashaka yaritanga ni umuhungu w'inshuti yanjye nkunda cyane bamwita Ndumwe Jean Paul mbonera no kumusohoza irindi zina rye ninde bamwita Ndumwe Jean Paul bamwita no puja iryo zina ntaryo nzi umwe mu bantu bafite rebo nziza ni boss wa element wa kera afite na radio ikamena ni inshuti yanjye cyane ese buraguha akazi nzovu watangira wajya ukora ibiganiro bijyanye n'iki yigeze kuma akazi kajyanye n'ibiki twakinaga utuntu tw'udukomedi agira ngo azame akazi asinyishe kontara ariko biba ngombwa atindamo gatoya mpita nsinya kontara muri Metro Nzovu icyo gihe byarahombye cyane oya ntabwo yahombye ibijyanye no Nsabi we Nzovu atarwaye mw'abanyarwanda muri kudukurikirana nga Nzovu ngutangira itangazo ko byarangiye oya ntabwo birarangiye ntabwo birarangiye itangazo ryo kubika ryari ryo kubika da oya wiritanga ndetse kubikase ndacyari muzima wareka nk'ambabwe bimwe bya mbere rabyibanze mbabarira mana ya Nzovu rwaye ikize ndwaye gripe n'uducurane zigukozeho inzoga ngiye nazigabanyije ariko birababaje aho gupfira mu kabari ntupfire mu mana oya ndi muzima useruka kwipimisha sida ryari hashize imyaka 2 kumva warayanduye byararangiye nese wagiye tugende nge kugupimisha aka kanya se bureze tugende upimisha ariko bitari imbere ya kamera sinzo vorahera uramugupimishije imbere ya kamera bagasana naranduye ntabwo nakongera kubomora ni ukuvuga ngo bajya bakwanga nese ubundi Nzovu mbwiza ukuri uryamanira aho ngaho nta gakingirizo rimwe na rimwe kuko naracunze buri agakingirizo sinjya mbona agakingirizo kankwera ngewe kubera iki ubona ndacyari umwana
arega nawe jura none se urambwira ngo yakabona kamukwira gute ubwo byasaba ko kamushiramo wese none se nzovu reka nkubaze sida iravuza ubuhanza ahangaha ibintu bimeze nabi nsa mugira inama pe ubundi sibe na sida ariko nk'abantu batararandura nka Nsabi ndibutse ko ngo urukingo rwaje ngo bazaba gutera urushinge ariko baracyari ngo mwigerageza ngo ntiwandure ubwo bamaze kwandura rero mwihangane ariko namwe ngo wagiye kuza urukingo bazaza bagutera nibura ukaruka bira binini barugutera mu mezi 6 barugutera mu mwaka ukimara kumva ko urukingo rwa sida rwaje wabyakiriye ute kuko nabyakiriye neza ariko nk'abantu bamaze kwandura nanjye ngo nk'abantu twamaze kwandura ngiye sindandura bivuga nawe ntabwo ndamara kwandura none se urukwikuramo mana yanje nzova wararangiye waragiye nta muntu umeze guca utaranduye ntabwo narangiye kwikuramo aho ko saba baganga kugira ngo urwo bazagutera ntiruzabingusha uzaburwa kukuramira kuko nawe warayanduye ntiruzakwiye byaba bibaye byiza nigende hakiri kare kubanza abanyasida babayeho neza bitaga bamera n'ubwanwa bw'umweru umwe ariko Nsabi nakugira undi muti wiki ko ntanduye sida reka se mbikubwiye nimba unayifite oya da ntayo ndega bita agashabiro kara kaba ku kabenzi karagahuke k'ingurube yuriye buriya uduhunka 3 cyane ugeze nkaho bita mu gashyekero agabo bakagurisha 300 bura uba wiriye bira binini bita bagitiremo uragenda ugatoha ukagira umubiri wirira udushabiro nawe agashabiro shakara naryohabye ariko ntuvuge ngo waranduye 10 yaranduye byararangiye ku bishabiro agashabiro nutaranduye arakarya ariko ngiye sinanduye uzugeze iwabo w'uyu mukoboye noneho ingurube barayibaga noneho ntago bakora amarote bayikatana n'agahu n'iki byose bagateka uzugeze ahantu bita betse ndanahamurangira uzugeze ahantu bita mu Gakenke uvuye kuri base bo bakatana n'igi nushaka uzajye urebe mu Gakenke byose ntarabita muri Vunga none sinzo varu gukatana n'igiho no gupfa kubiburungushura byiza nibihe no kubiburugushura none ubwo ugiye kujya bijyaga gutera ubu no waje benzi tabenzi camba sitari huru benzi ariko se hasigaho n'amakamyo bita benzi abenura ntago tuvuze benzi benura tuvuze ibenzi uvuze ngo ni benzi se unda benzi ariko nayo yagiye benura gahoda ingurube se byihorera sibo nkubo wagupima yasanga mu ndayo hari ibiro bingahe by'intuza byishabiro shangiye sinkunda kuri kunda kwinywera zavumba barero kandagize kirenge neza hasi nyine icyo rukandagire nyine ugishitse hasi guca oya wikinaganura wicere ushatse kuvuga ko yitendetse oya yari itendetse nyine ameze nk'uwasomba yikamyo neza nitendetse se kandagira kigere hasi ubonye meze nka bariya urabona biriya bikamyo bijya buraseri hari abantu bagenda babyitendetseho bagira ngo babuze amafaranga yo kwishyura kwa steri nawe ubonye ko nanjye nitendetse ku ikamyo nzovu rero ikintu ugiye kubwirana kimwe ukundaga byeri ndabizi 100% urayikundaga nkwemereye amabyeri abiri ni wicara ukegamira n'ibirenge ukabikandagiza hasi ukegamira guca ntabwo byakunda ngo bikore ubwo uraziho uki bitakunda mwagumana byeri zawe yanjye ariko Imana nayo ni ingomere Nsabi ni ikigome wumvise Imana nayo ni ingome yarahemutse iki kiganiro reba nawe cyabaguhemuki ngo ngicara ngukoze ngaho yegamirira koze nashaka koze zova ariko gerageza ntabwo byakunda Nsaba kandi mo nuri kugera hasi ni inkozo cyenge hasi neza ariko ubundi ari weho n'intebe ugomba gukandagira hasi imbere n'intebe uko yicara kubera ko yicariye none se ko uyicaye gutika guta ngaho rero ngo yitera ikirenge mu cayo mu cyayo ko natara mu kirenge mu cyawe se natara mu kirenge none se kuyicayeho ntago rihagurukaho ndayihagurukaho ubwo weho n'intebe muri babiri oya ntago ndeshya nk'intebe nanone waba nsuzuguye nese kutinje intebe itansumba biterwa ariko nawe ntukarakare ese ubu Nsabi kuki amfatanyije n'uburwayi mfite oya ni igituntu nawe ndebere igituntu zova wagiye ko nawe dusezere ko oya n'ubundi ngiye gusezerana mu kiganiro rero kuri muremure mana yanje none ndebere ubu ndaje tanze warabaye igipfunzi ariko se reka nkubwire se ko mwagize amahirwe mugakora ibitogotogo mukagira amagare buriya nkira mifuka y'ibirayi muhinga
yuza kuba we warayikore niba yaragutsikamiye niyo wikoreye yakugize guco se oya twebwe iwacu twebwe iwacu ntabwo twikoreye imifuka Nzovu rero ntukazongera kuvuga ijambo ngo hari abantu uhuraga nabo babana n'ubumuga nawe ngo usigare Nzovu se si bogari kandi Nzovu wabona ageze i Musanze yaba afite abakobwa beza bamukunze kukurusha mu majyaruguru ugira ngo sandusha n'abakobwa beza nanone iri hakurya iwacu humura twarabateguye hari agace wagenamo ugasangamo ibipfunsi nabo bageze nk'aha ngaha nyine babandi baresha n'ubuzima bugufiya barahari bafite ubumuga babana n'ubumuga bugufiya ariko harimo umugenzi wacu umwe wavuyemo arigendera uriya mutipe wakoraga kuri Muhabura hariya ni Muhabura nyine bugufiya bapeti bani bagarafure baranduta mu myaka barabo barashaka cyane barakuru ahubwo mbonereho guha ngewe ntabwo nari mbazi ahubwo turangize tumwifuriza iruko ridashira rwose aho yaruhukiye mu mahoro akomeza tuze ko bandiriya nzajya kubasura abantu hasigaye umwe ubwo babiri baragiye babiri bitabye Imana ubushize nagiyeyo mbona na mama wabo ariko arambwira ngo cyane mushiki wabo oya ni mushiki wabo ari mama wabo ni mushiki wabo twaragiye kandi baramuruta bose nandi kumwe na Yakamwana Yakamwana ako gacanguramo iyo n'urwagwa habi urwagwa ruryoshye nta ariko gahunda ya leta uzayikurikiza ryari Nzovu yatunywerese tunywerese ngiye ubu natangiye kuyikurikiza ubundi nanywaga Knowless 3 ngeze kuri imwe ubwo tunywerese rero narayikurikije mbonereho tunasoza mbonere kubwira urubyiruko cyane cyane nkabansaye kuko uyu nawe n'umwana ariko kumfata uri umwana wowe usabe uri umwana nkugira inama urabona umurusha nk'imyaka ingana ubu barabanyakura bihamya neza ko ndi umwana ubu mfite 52 afite 20 ningahe nkusha nk'imyaka nka 30 iyo yagiye 70 ingahe unywerese kandi ntukanywe ibiyobyabwenge uri wa mwana ugifite imbaraga z'iki gihugu twebwe turakuze turashaje ejo tuzaba twicomokeye twicomokeye tujye kwa Bikira Mariya ntabwo urukumva yazaje wowe ukeneye kujya kwa Bikira Mariya ariko Nzovu hari nk'akana bakoresheje kandi ari umuntu mukuru w'umusaza ngo kwicomokeye nese ntituzacomoka gucomoka se usibye ngewe nkunda kuvuga iryo jambo nanone nge se nzacomoka vuba baca umugani mu Kinyarwanda uzitaba Imana ufite nk'imyaka ingana baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibuye rimeneka urwondo rugisukuma none twebwe nk'abantu bakuze b'abasaza batujyanya ngo nk'icyondo aba bana bakiri bato nk'abansabe ngo ni amabuye ariko buri ufashe hari inyundo bita kinubi ugafata kinubi ugahonda ibuye rihinduka capati hari igihe rero wahonda ugahonda ku mutsimbwe uraguze umutsimbwe ni icyatsi bita umutsimbwe oya ni ibuye bitaga umutsimbwe ntabwo biterwa ariko ubundi cyakora amahirwe menshi gahari abantu hamwe ntaho mujaga muhoraga mwibereye aho ngaho buriya haramutse Imana isohoye n'indi season y'abandi bantu badateye nkatwe banazi bakagusaba Nzovu dusoza rero Sabi wamubonye gute Sabi mutoya Sabi mutoya ukuntu mubonye no gushyiramo imbaraga kandi ntacike intege ku buryo nasabe bitwa ko ari mukuru Sabi mutoya Sabe mukuru reka nkugira inama nka garafure wawe nkugira inama nucunga gato muri iki kibuga Sabe muto ukuntu mubonye arakudepasa nk'imodoka ziri muri kurusi usange afashe umwanya wa mbere mu masiganwa numvise yuko ngo ari n'umushoferi w'igare utagira peme azagusiga nubwo azaba atwaye igare yenda utwaye ivatiri muzazamuka aho bita Buranga yagusizeho hafi nk'ibirometero bingahe itonde rero hano muri iki kibuga hariho abana barimo kuza rwose Sabe itonde ni yitonde Nzovu si ubwa mbere muhuye Nzovu ni ubwa mbere usibye no kuba ari n'ubwa mbere duhuye n'ubwa mbere namukubita higera nje nanamubonaga kuko ikoranabuhanga nkageraho ngo ni uba wishize bugufiya nkagira ngo nani muremure ariko ni ubwa mbere muye nawe nubwa gusa ariko nanone ikindi kintu nabwira abantu
Nzovu buriya ndishimye cyane kuba mpuye nawe Yego. buriya aka kantu kabaye nako nagatekerezaga cyane ubwo uko buca bukira ngenda mpura n'abantu nyine bagize ubwo Nzovu ubwo narenze ngo njana ndamubona uko nguko gusa nzongera kugira gute gucakirana nawe ubwo ni ubwa mbere mbese ubwo ariko unarebye mu mutima wanje harimo ibineza neza byinshi cyane yaza ko bavuga ngo kuvuga ngo uzahora n'umukinnyi wigeze ubigira mu nzozi cyangwa Imana igeze kubikwereka ngo uzahora n'umusitari bita Nzovu. oya ahubwo ikintu kiriho rero nibyo ndi bavuga ngo umutinda rotaga ari kujya iyo uzi ko ikintu kitazaba no kukirota bujya bivaga kure usibye kubona nk'Imana ivuga gatero ukajura twumva nko mu bitekerezo cyangwa se uricara ukumva rudutekereje ariko nta kuntu warota wicaye muri leta cyangwa se wayubatse kandi uzi ko no kubaka karuri k'amabati 10 utabishoboye byarakunaniye ubwo ibi byose ubundi ni Uwiteka ni Nyagasani yo mwijuru bikoraga cyane rero tuhe Imana icyubahiro. Nsigaye ndangiza ikiganiro nsenze burya nsabe burya gusenga nibyo bya mbere tuvuge twese tuba dufite aho twaturutse tugendera ku mamoto cyangwa twagiye mu modokari ariko buriya gusenga ni byiza kugira ngo nidusubira mu macumbi yacu tuhagera amahoro. Imana ishobora byose, Imana nkunda, ni wowe usumba byose, ndakweretse uturinde ndi kumwe n'umuvandimwe wacu nsabe sinzi nimba ari busubire i Musanze ariko naramuka asubiyeyo umurinde asubire muri famiye ye amahoro. Nanjye Nzovu navuye mu rugo mu icumbi aho ncumbitse ndaza hano kuri hoteli Zebre mbona n'umuvandimwe wanjye Blaise none ubu nanone ngiye gukomeza njye kuri moto njye mu kazi hirya no hino hatandukanye nze gusubira aho ncumbitse mu icumbi amahoro. Nkweretse iyi tubi channel ya Blaise kuko amayi channel muri iyi minsi basigaye bayiba ndayikweretse Mana ujye wirinda uyirinde ibone virusi ibone abasabu ibone ibintu byose kuko nawe iyo atagize icyo abona ntabwo nawe yabona amafaranga yo kuduhemba. Mana ndayikweretse nkweretse nandi amayi channel yose dukoreraho nkweretse nayo tubi channel ya Manibo igisiraje ndazikweretse Mana uzirinde kuko iyo zungutse niho tubona umugati. Bigusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amina. Nsabe ntajya senga nsa umvise isengesho badukubise nuko manzo umuntu yamushaka umuntu akora n'agapapuro yabisabanga aho gahari byose ntabwo byavuye mu gihanga cy'uyu mugabo hano ntabwo turi mu ishuri ega buriya nsabe ariko waje wabipanga ikintu cya mbere ni ukwiragiza Imana nibyo bya mbere. bajyaga bavuga wowe nagujya usenga baravugaga ngo abantu birirwaga muri byeri ntubaze gusenga uyu yabimenye gute yapfubye mu mupasiteri ega buriya no kunywa inzoga rikana nabikubwira kunywa inzoga si icyaha haranditse muri Bibiliya avuga ngo kubw'inda yacu yatunanire tunywe gakeya nabira nanone byo gusambana nabyo nse nkubivugaho nubwo twarangije ikiganiro kuko Yesu Kristo abagore barasakuje babwira Yesu ngo mwigisha yenda bitewe n'icyaha bari bamubonanyeho noneho bashaka kumutera amabuye ngo apfe. Yesu arababwira ati utarabikoze muri mwebwe namutera amabuye bitewe yuko uwo mugore ibyo yakoze babagenzi be nabo bari barabikoze nuko uwo mugore we yayafatiwe hehe mu cyaha habuze n'umwe wamuteye amabuye. Ciao ciao. Sana nawe ndagushimiye. Urakoze cyane rero. Je ntabyo kurirwa ndi baraguzwa ngo ndi gusenga. Ntabyo nshoboye Mana yanje. Gusa nashimira abantu bari kutureba hangaha ngo bagira amahoro y'Imana na Nyagasani n'Uwiteka uhoraho Mana batunganirwe. Bagiye bigiye ibifu byabo byuzure kandi cyane. Nabashimira ngo murakoze. Urakoze cyane. Ciao ciao.